Imitima y'abapiyoniye muri rusange irahangayitse, abenshi babuze icyo kuvuga, abandi bafite agahinda, abandi barababaye. Ibyo ngibyo biri kuba nyuma y'inkuru yashyizwe kuri YouTube channel ivuga ko hari amakuru yemeza neza ko coin zose zavuye kuri exchange ndetse n'iziri kuri exchange zigiye kwangizwa bakazitesha agaciro muri rusange, hanyuma bamara kuzitesha agaciro babandi bagahomba burundu. Abo ngabo rero abaziguze, abapiyoniye nyine batigeze bamayininga, bahise bajya mu bibazo byo kwibaza ngo ni ibiki payi ko batini dukoze, ese birashoboka ko dushobora guhomba aya mafaranga yose twashoyemo hano, ese birashoboka ko ama exchange hari icyo yadufasha, ese ku muntu utarazibitsemo ariko yaraziguzemo biraza kugenda bite? Ni ibibazo byinshi abapiyoniye bari kwibaza muri rusange, ariko uyu munsi reka tubirebere hamwe hanyuma kandi tubisobanukirwe. Hano ni kuri Rugwiro Prozone, ibiganiro byacu byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, haba icya saa 12:05 za mu gitondo n'icya saa 11:05 z'umugoroba. Wongera ubumenyi, winjire mu isi ya Web3. Byatangiye inkuru ya Pi iganirwaho bibaza bati ese coin zavuye kuri exchange zinganya agaciro n'iziri muri ecosystem. Ibyo ngibyo Pi ko team yagiye bisobanura mu bihe bitandukanye, isobanurira abanyamuryango ko hadakwiye kwibazwa agaciro ka Pi muri rusange, ko Pi itazubahiriza icyitwa demand and supply, ahubwo nibagira utility ikomeye ecosystem yabo ikora neza ndetse bakagira global adoption cyangwa se mass adoption, coin yabo igomba kugira agaciro cyane. Ko muri siroga ya Pi bavuga ko badafite abanyamuryango nabo nibaba bahari. Ibyo ngibyo babigezeho koko tumayininga turenga miliyoni 100 z'abamayina, ariko ntago batunze Pi ari miliyoni 100 gusa. Turarenga cyane kubera ko ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka twasoje 2025 Pi ko team ibinyujije mu dashboard yacu. Abenshi murabyibuka iyo foto, ndumva ko abenshi mwayibonye. Bari batumenyesheje ko ku isaha y'isa 6 UTC bari buze kuba bafunguye ku mugaragaro open network kuri exchange zari zamaze gukora KYB cyangwa se know your business. Ibyo ngibyo byatumye abapiyoniye benshi bohereza coin zabo kuri exchange nka OKX na Bitget, Mexes n'izindi zabashije gukora KYB, baragurisha babona amafaranga. Icyo gihe yari nahagaze neza, ko babyibuka barabiza. Benshi bakuyemo n'amafaranga. Nimba nawe uri mu bayariye, dukomeze utubwira muri comment uvuga uti aho nanjye ndimo. Rero igihangayikishije ntago ari icyo ngicyo. Abenshi bagiye bambaza inbox cyangwa se bananyoherereza ubutumwa bwibaza buti koko turahomye burundu. Banza ukurikire uyu muntu ikibazo yibajije hanyuma tugaruke. Baravuga ko zira exchange zashyizweho Bitcoin koherezwamo cyangwa se umuntu ari kuguramo, ntago ngo muri Bitcoin ngo byemewe, ngo ntago zigomba kwivanga n'izindi, nta nubwo ngo zizakora ngo ni ibicupuri, ngo ni nk'ikimenyetso cya Pi kigaragaza yuko ari ideni ngo umuntu ngo agiyemo. Ese koko ziriya Pi zo muri exchange ntago zemewe? Ziriya Pi zo muri exchange ntago zizakora nk'izindi Pi, nubwo tuzigura tukazisema exchange, tukazibona mu exchange tukazishyira kuri wallet bikemera. Ese ntago bikunda? Icyo ni icyambere. Icya kabiri, ngo ntago ubu ngubu tuvugana, ntago transaction ziva muri exchange zijya muri wallet, ngo ntago biri gukunda, ngo barabihaga, ngo byavuyeho. Ngo ari nayo mpamvu bagiye gutuma ziriya Pi umuntu yaguze azivana muri exchange zitazakora nka Bitcoin zisanzwe, ngo zabaye ituturu bazazikuraho ngo ntizizakora. Ibi byose rero byahuriranye n'imyaka Pi maze yiyubaka iri hejuru y'imyaka 6. Abanyamuryango ba Pi bacika intege, Pi community yose itangira gusa n'icika intege ndetse burundu. Hari benshi muganira ntatinye kukubwira ati nge nabivuyemo, bariya no kudukoresha gusa ibinyejana by'imyaka bigasimburana nta na kimwe batwunguye. Abandi bati Pi nawe wayivuga nabi nayikuyemo igishoro. Abandi bati Pi ni project ishobora kuzatwara igihe ariko ikiyubaka. Ni byinshi abanyamuryango bagenda bagarukaho. Nawe reka nkubwire nti
birashoboka ko hari uko ubyumva ushobora kudusangiza muri comment. Ese wowe urumva bishoboka ko coin zose ziri kuri exchange bazikuraho abashoyemo amafaranga bakaza guhomba burundu? Reka uyu munsi twongere tugarukeho ku bijyanye na blockchain, imikoranire ya nyiri project ndetse n'abafatanyabikorwa be. Ubundi ntago umupiyoniye ari buri muntu wese ufata telefone ye agakora claim cyangwa se mining kuri telefone ye mu gihe isaha yageze yo ku mining. Oya, witwa umupiyoniye kubera ko wamaze gukora igice cy'ingenzi cyane gihuza nyiri project ndetse n'abanyamuryango be cyitwa KYC cyangwa se know your customer. Iyi KYC iyo umaze kuyikora ubuhaye data zawe cyangwa se information zuzuye, harimo ubwene gihugu, harimo kuri umugabo cyangwa uri umugore, harimo ko ufite driving license cyangwa se ufite n'ibindi byangombwa byose, nyine urabimuhereza akaba ari we ubigenzura akemeza ko byuzuye ashingiye ku zindi KYC zagiye zikoreshwa. Kwa team ikaba yihariye kuba ifite international KYC, bisobanura ko nimba project yabikoresha international KYC n'itegeko mpuzamahanga ryabari bareba. Nyuma yuko umaze kumuhereza ibi byose agukoresha mu nyungu ze bwite, nawe akagena ibyo aguha. Inyungu ze bwite ni izihe? Project ya Pi network niyo project yamamaza ugereranije n'indi mishinga ya blockchain. Niyo project ya mbere icamo publicity nyinshi ugereranije n'izindi blockchain. Wenda izonzi birashoboka ko haba hari yindi yirusha, ariko izo nabonye ziyirusha zibikora mu kavuyo. Ariko Pi ishyiraho uburyo bwo kwamamaza kandi mu buryo butari mu kavuyo, kubera ko bademerera n'umunyamuryango gufunga ziriya ads ntazirebe. N'uburenganzira bwe muri application yabo barabikoze babishyizemo, ariko kuva kara gace ka ad karimo umenye neza ko bari batagatinze ko icyo gice cyo kwamamaza nyine baragikeneye, kandi iyo ziriya ads zivuyemo cyangwa se zinyuzeho ukazireba barandikirwa, barahembwa. Ibyo rero ntago ari byo twagatinzeho, zari inyungu nyine za nyiri project n'ibindi byinshi by'uko ayo makuru tumuhereza ashobora kuyakoresha mu yindi mishinga ashaka gusinya amasezerano n'ibindi bigo. Ari nacyo benshi bagarukaho bagira bati ibyo bashakaga barabibonye. Ahubwo reka turebere hamwe ngo Pi ishobora kubikora igakuraho coin ziri kuri exchange burundu, hanyuma hakagira agaciro iziri muri wallet yabo. Reka twemere ko babikoze nubwo bidashoboka kuri blockchain muri rusange. Ubwo kuri buri muntu wese bibaza ati nibyo birashoboka, yadusobanurira impamvu mbere y'itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka twasoje 2025 tutabonagaho Pi. Biramutse bibaye kandi niyo mpamvu akayibona, Pi kwa team baba bakoza amakosa asa na scam cyangwa se guteka imitwe mu kinyarwanda kirambuye, kubera ko itangazo ry'uko bari kulistinga ku ma exchange agiye atandukanye ryaciye muri dashboard aho tubonera amatangazo berekana ama exchange cyangwa se aho dushobora gucururiza wallet zigeze muri enye, niba nibuka neza. N'ubu ugiye muri application yabo wazibona, hanyuma umunyamuryango utazizera ninde kandi yazibonanye nyiri project. Reka turebe ku yindi ngingo ya kabiri ishobora gutuma umuntu abika wallet ye ya Pi akaza kumva ko atayizeye neza uburyo ibitsemo, akazibika kuri exchange bitari ikosa rye. Pi kwa team kubera ko yemerera buri muntu wese kwamamaza, abenshi bahisemo gutanga igiciro isaba kugira ngo icishemo publicity, bakora igisa neza na page ya Pi kuri wallet hari yanyurushyira passphrase. Hanyuma buri munyamuryango wese wabonye iyo publicity asabwa gushyiraho passphrase. Ubwo abasikamo baba babonye passphrase ze copy, noneho ahari lockup bakayirindira, ahatari lockup nabwo ntibayirindira ahubwo bagahita bazitwara ziri kuri available balance. Mu by'ukuri Pi kwa team bayikoze iki kintu twizere ko nyine yagikoze. Umunyamuryango wakabitse neza ibye ninde mu gihe abiba baca muri application yabo binyuze mu ma ads? Ninde wagasigaranye Pi? Ese babikora nkana kugira ngo Pi izagira agaciro nta munyafurika ukiyifite nk'uko benshi babyandika mu ma community? Nibibazo abapiyoniye bagenda bibaza hirya no hino hagiye hatandukanye cyangwa se mu bihe bitandukanye babiganira. Ariko nakubwira ni ukuri ni mu gihe cyose exchange cyangwa se nyiri project bagiye kugirana imikoranire kuri Pi, niho bwa mbere muri blockchain nari mbibonye ko habaho KYB
ariko ubundi ulistinga atanga amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 10 by'idolari kugira ngo bamulistingire ya coin, hagasabwa liquidity, akerekana byose birimo muri coin ye byatuma bayishyira ku isoko. Pi byarashobokaga ko ijyana nyine ya makuru twayihaye kavuga iti dufite abanyamuryango barenga miliyoni 100, ni mutulistinga baraza ku downloading application ya OKX. Ni nabwo OKX yinjije abantu benshi mu gihe ritangiye kulistinga Pi. Hanyuma namwe mugira abanyamuryango, no kuvuga ngo muri miliyoni 100 zacu ushobora kubonamo miliyoni 10 z'abanyamuryango maze ukabyungukiramo. Ikindi kandi nimba uri umupiyoniye ariko ukaba uri umupiyoniye wo kuri OKX cyangwa se n'indi exchange, warakoze KYC ya OKX hanyuma ukabutunzemo Pi, mbere yuko bayikura ku isoko iminsi 3 babanza kwandika amatangazo aca hariya, turebera amatangazo ya exchange ukayasoma, hanyuma ukamenyeshwa igihe bazaba bayikuriye ku isoko. Ntago ushobora kubyuka mu gitondo ngo usange yavuye ku isoko, ntago bibaho, nta na rimwe byari byabaho keretse ubwo ari Pi kwa team ibikoze. Ikindi ugomba kumenya, itangazo nk'iri ngiri riba ari mandatory cyangwa se biramutse byiswe itegeko, byacishwa muri dashboard nyine muri rusange. Nakubwira nti guhagarika umutima no kubusa kuri buri muntu wese ufite coin ze muri exchange, bishobora gukorwa mu nyungu z'umuntu wese ugufitiye passphrase kugira ngo uzisubize maze tware, bishobora gukorwa ari byo Pi kwa team ibikoze ariko twabyita scam, bishobora gukorwa igiciro cya kuri exchange ndetse n'icya ecosystem hari ukuntu bizatandukanya binyuranyije n'ibyo Pi kwa team yavuze. Ni byinshi bishoboka, ariko ndakwizeza ko nibiza kudukundira ndaza guhamagara uriya wakoze kiriya kiganiro atuganirize byinshi bisobanura nyine ikiganiro yaduhaye, nimba bishoboka koko, nimba hari andi ma exchange cyangwa se indi project azi muri blockchain yaba yarabikoze. Uraza kutubwira nawe uko byumva, niba iki kiganiro cyari cyakugezeho kumva ugeze guhangayika. Kote yanjye niyo, uwajyanye coin ze muri exchange ntago yari yabuze ubwenge kuko yabisomye muri tableau cyangwa se muri application ya Pi. Ikindi niho hari umutekano kurusha muri wallet, ubwo wari guhitamo he? None se aka kanya ko bari kubwira uwo kuri exchange ko bagiye kuzisiba, uwo bazitwaye kuri wallet atazimuye bizagenda biti? Ndagushimiye, wakoze cyane kutwumva. Imana ikurinde naho ubutaha.